Mwisazemo gute impano yaje te kugira ngo mwumve ko muzi kuririmba? Impano yo twabutse turirimba cyane bitarabaho bakitubyara twaje turirimba cyane urabona ko kundi impinja zivuga twaje duhogoza twaca ibintu. Oya Noneho mukiri impinja tukiri impinja nzajya mfukama nshimira Imana yamuduhaye twese uko tungana yamutatse titangiriye itama ituramure bakadutera ishema turamwumva tugashisha twumva nzajya mfukama nshimira Imana ijya kumurema yari yarahaye muramota ijya kumurema yamutatse mutanaga ijya kumurema yamutana zinoza. What's up everybody, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza cyane. Ni Orphe Bayo nk'ibisanzwe, ni Daily Play, ni Irebe TV, abantu bakora subscribe, comment yawe ibikenewe. Nizere ko mumeze neza, dukundiye mutureba cyane, nkaba ndi kumwe n'abantu beza cyane, beza batagira uko basa cyane. Ikaze. Murakoze cyane. Muraho cyane. Amakuru meza. Mumeze neza cyane bitarabaho. Aba bantu barasa ariko sinzi uburyo ndi batandukanyemo. Nanjye ngo ndaza kwicara hagati ariko nibutse ko tugomba gushyiramo metero. Metero ni ngombwa. Bimeze bite se? Sawa cyane. Abari kuri Irebe TV ngo byabacanze. Gatoyi gakuru twagiye. Nitwa Ndayishimiye Ange. Ngiye bamureke Pamela. Ngiye mukuru. Turi manga ngiye mukuru. Ngiye mukuru gakuru gatoyi. Ubwo gatoya usumwibwira. Ubwo murutana gute? Rasa amasegonda. Amasegonda. Okay. Amakuru y'imisi meza. Muri kubasha kuba muri covid mukurikiza amabwiriza? Ntabwo byoroshye ariko tugomba kuyakurikiza byanga bikunda. Mwambaye uburyo mbona mwambayemo harimo ibintu bisa. Mama wabivuganye? Reka da ahubwo dusabire kuko ngeze aha ngaha nanjye twisanga bimeze gutya. Tuba ahatandukanye urumva ntabwo twanabivuganye. Buriya nicyo bita kubimanga nyine. Modeli ya coiffure. Modeli tuzwi impanga ariko ibintu byose ngo bagomba kujyanisha nabwo niko bigenda buriya. Oya ntago ari ubu ngubu twarakuze cyane ntago bikiri nka mbere ho twajyanishaga cyane ariko ubu ngubu tunabivugana ariko ari gihe usanga mwajyanishije. Ubwo aba yanyiganye. Urabona uburyo usutsemo uburyo amezemo amaherena make up bisa nkaho bigiye bitandukanye ukuntu. Bitandukanye. Okay. Sawa se? Sawa. Umeze neza? Umeze neza, umeze gute se? Ndaho cyane bitarabaho. Ndakomeye pe. Watembagaye. Mukanya gakuru araza kuba gakuru. Bimeze bite se mu tubwire rero ngo mu dufite ibintu byinshi ariko mbere yo kwinjira muri muzika reka turebe mbere kutajya kuririmba mwari bantu hari umeze mutema gukora iki mbere mbere kwinjira muri kuririmba. Kuririmba rero twabyinjiyemo kera cyane. Mbere ko tutarabyinjiramo twari abanyeshuri. Ngira ngo twabyinjiyemo batangiye kubyinjiramo neza dufite imyaka 12 tugeze muri secondaire. Nibwo urebye twatangiye kubyinjiramo neza. Ubundi tukiri mu primaire byari ku matorero y'ikigo muki tutarabyumvamo neza cyane. Ako tugeze muri secondaire tubona ni ibintu ni impano yacu. Tubona ni impano amasegondaire hari ibigo namwe twagiye twigaho ari byo biturihiye kubera ugasanga abantu bavuga ati muzaze nyine muririmbe twiga kubera inganzo yacu gusa tutari burihe amafaranga tuza kubusanga ni ibintu byadufasha cyane. Turavuga byaba ngo tuzabyaje umusaruro ubu ngubu nyine turatangiye. Mwigaga he? College Nyemeramihigo kuri college Gisenyi. Igisenyi mwese mwigaga ahantu hamwe? Kwiga ahantu hamwe. Babashaka kubatandukanya se no kwishuri mwigaga muri classe buriya? Twigaga muri classe imwe ariko nyine baje kudutandukanya kubera nyine akavuyo ariko ubundi twigaga muri classe imwe. Nyuma nibwo baje kudutandukanya ariko ntago twarasaga cyane se buriya ntago twasaga cyane.
ariko bamwe nyine babasha kudutandukanya nk'ubu ngubu nyine hari abatwibeshyaho hari abazi kudutandukanya njye muri make muratutanasa cyane kuko ndatwirabura twese ariko muratutasa. Igitekerezo cyo kuririmba cyaje gute? Igitekerezo cyo kuririmba mwisazemo gute impano yaje te kugira ngo mwumve ko muzi kuririmba? Impano yo twavutse turirimba cyane bitarabaho bakitubyara twaje turirimba cyane urabona ko kundi impinja zivuga twaje duhogoza twaca ibintu. Oya none mukiri impinja tukiri impinja muravuze ukuri twavuye mu ndaro ko kundi abana baba barira bakivuga twe twaje turirimba cyane twaca ibintu. Indirimbo ya mbere mugabo muririmba mukivuka yari muziki nzayikuririmbira tukimenya ko tumenya ko tuzi kuririmba tumenya neza tumenya ngo tuzi kuririmba neza kuko twatangiye ndabyibuka muri secondaire mu wa mbere nibwo twatangiye kujya mu kiraka cy'ubukwe kuririmba kuko twarimba mu bukwe njye na Pamela turi babiri aho ngaho tubona abantu barabikunze ndavuga ati none urumva no kuba turi impanga babona kigiye twarasaga ariko atari cyane ariko nyine abantu babonaga dusa cyane bikabije kubona turi impanga kubona dusa kubona turirimba nyine abantu birabakurura cyane dukunzwe gutyo ugasanga batangiye kugenda baduhamagara mu bukwe kuririmba mu bukwe turimba mu bukwe bumwe bubiri butatu turavuga uko bya bintu byakora noneho cyane tangiye kugenda turimba mu bukwe gutyo rero magingo nayo. Mwari mukiri batoya ku ishuri muririmba mwabifatanya gute n'ishuri ntabwo wenda byabaderanjaga buriya? Byabaga bigoye ariko urumva nyine iyo utangiye gutyo ukabona urakunzwe cyane nyine urihangana ukabifatanya nyine biba bigoye cyane ariko ntabwo twabihaga umwanya cyane ukabije kuruta ishuri. Gato bitize ugiye ku indirimbo ya mbere mwaje kuririmba? Indirimbo ya mbere twabanje kuririmba yacu se oya twakundaga Cecile Kayirebwa tutangira kuririmba twaririmbaga indirimbo za Cecile Kayirebwa. Tukiri aho ngaho reka tuze tunayimanukemo kidogo hanyuma twumve uko bimeze. Iyo twatangiye turirimba twakundaga cyane yatumye dukunda Cecile Kayirebwa nyuma rero batemba amaribori no twatangiye kuririmbaho. Mareba temba wa maribori nararamubonye bororo y'ikimera anyebutsa ndebye ndo y'icyo kibibi cyamubihimbuye mu buranga ikikamura ngiza mu gituza kikamute mbera mu mukondo ndumva ngindamye mikobi kibatsi kimama mu gihumbi inigicu umbigicundi tuze burya n'igicaniro cy'urukundo yaruguka nzahoruka kotsa ntuhunakanguke ngurwiku nurukarwite igereza rugatwiku kumuriri imbuga shyururimo kumuriri imbuga shyururimi ijoro rikimukukimura atuwanyira anura n'ibihinda mazaka mu mwanya wo kumuhimba namuhe eravugihumura umusukira nyimuhugiyeho intaramuwo nyavuna umurimba ndabutswata angira karirimbo nsanzari ihogoza ndatuza nkomeza kumva uwo muhogatu nzuko nakara ngamiye ibyo byiza maze nsuma wese mugwa mu byano insanzari ijuru ry'umwezi nahajya mpimbira niko kumwe itumwahaga kurutwa nsubiye mwi itamarebera nsubiye mwi
itamarebeye kandatemba maribo oringo numuta ako wuruta nihisha burya n'ubutijima bw'urukundo nuruke inyerero rw'inkindi nkuhundi nkesha zezimukwira nuruyi imbiro rw'abahanga nibuhu utiyeho agashu ungutazinga anzirera makombe nuhumukandire utamwica nakwambia abantu bambutse kera cyane hiti bahiti ndakubwiye impanga z'imanga mama biciye biracitse Cecile Kayirebwa avuze iki kuri mwebwe? Cecile Kayirebwa avuze ikintu kinini cyane gikomeye kuko icyambere ndashimira ko twanahuye nawe kuko mbere yuko tubana na Cecile Kayirebwa hari amarushanwa, hari concert yagomba gukoresha, byari kera kigera ko dufite n'imyaka ngira ngo ni munsi ya 12. Hari concert yagomba gukoresha, bakoresha amarushanwa y'abantu bari buze kuririmbana nawe muri concert. Turimba indirimbo Cecile bomba twaturi na dutoya n'iki byose Cecile araduhobera ati tutuntu koko mukagira Imana amwe niwe bwa mbere namubonye urumva kuba ibyo nyine araduhobera urumva batoranyamo ko tuzaririmbana nawe kugeza n'ubu ngo turirimbana nawe kuba rero imyaka 12 nibwo mwahuye nawe munsi ya 12 ho gatoya muri amarushanwa nyine tuza kuririmbana nawe nyuma rero aza birangira naduhisemo ko rero tuza turirimbana nawe kugeza amagingo nangaya kugeza icyavuze kuri twebwe rero ari no mu bantu bateye courage kuba tugeze mu gihe cyo gusohora indirimbo zacu twenyine kuko yaravuze ati ntago bishoboka ngomba gusiga mbasigiye ikintu gifatika ntago bishoboka mugomba kuririmba indirimbo zanyu kuki mutaririmba indirimbo zanyu mbese ni umubyeyi kuri twe twise ni ikintu gikomeye kuri twebwe biza kurangira nyine twise n'izina kubera ko we yitwa Nyambo y'Icyeza yaravuze ati kugihera ubu ngubu mbise bene Nyambo bene Nyambo urushatse kuvuga iki uvuze ngo ni bene Nyambo ubwo no kuvuga ngo wenda turabakobwa wese ni nko kuvuga ngo muri abanjye nyine okay nimba ari Nyambo y'Icyeza bene Nyambo turabanyambo y'Icyeza apari wenda yuko Cecile yabaririmba nicyo kintu kindi uwo mwamukunda ivati afite ikintu twakumukunza gikomeye apari yo kwimiririmbire wenda ye atari imiririmbire ni umuntu uganira ni umuntu kugira inama ni umuntu urumva ni umwamikazi wa gakondo ndavuga gutyo umwamikazi wa gakondo ubwo umwamikazi wa gakondo tukaba turi hafi ye cyane bivuze ikintu kinini kuri twebwe urumva ni umubyeyi kuri twe akaba n'umuntu ukomeye cyane kuri twe ku muziki kuba tumufite njyewe ikindi namwigiyeho nkunda kunaganira araganira cyane udashobora kubyumva araganira cyane pe agira urukundo araganira cyane tujya dukunda kureba mu video rimwe na rimwe muri kumwe na Kayirebwa abari sawa cyane mugirana ibihe byiza buri munsi akenshi nk'ubu ngubu nyine ari mu rugo urabona ko ubu ngubu yamufatiye ahangaha iyo ari mu rugo urumva yagize ati nk'ubwo murihe ngo muze tukagenda twatura ati mwicara nga dutarama niyo mpamvu nyine ubona turatuvideho tumwe na tumwe tuba tugenda duhisa nyine twagiye tugataramana nawe tukaganira nawe nuko ati ngaha mu maziro ngo nimutahe mukomeza gukora indirimbo zigiye zitandukanye igitekerezo cyaje gutera kugira ngo dukore indirimbo yanyu rero igitekerezo kandi tubifite muri gahunda ariko urumva twe ntabwo twumvaga ko tuzajya mu muziki cyane bigize ariko turavuga tuti tutajya mu muziki neza tuzi kuririmba n'iki ariko ndashimira Cecile Kayirebwa cyane kuko niwe yagizemo uruhare kugira ngo dusohore indirimbo zacu yaravuze ati ntabwo ngenda vanga musohora indirimbo ntabwo bishoboka mugomba kuyisohora indirimbo gute mudasohora indirimbo muzi kuririmba murabura iki dufatira indirimbo ya Rusengo tujya kuyimwumvisha aravuga ati ndabigira nte Nyambo y'Icyeza ati mugire vuba murabuzwa n'iki dufite n'izindi nyinshi dufite n'indi twakoranye nawe iri hafi kujya habi mbere y'ibyo dufite n'iyindi twakoranye n'Umutare Gaby twayikoze kera cyane ataragenda
ariko nayo turayisohora vuba irakurikire iya Cecile Kayirebwa twasohoranye. Mutari Gabi mu yamuvugana make avugana Yego. ameze ati Ameze neza. okay reka twumve indirimbo yanyu mwakoze none twumva ko imeze sasa. Neruye simbagiza Rusengo, neruye simbagiza Rusengo, ngo nsanganye ibisabo n'inkongoro, imisambi irahigana mu rukera, ikondera ritsikimba ndumva ikobe rikangura twese, amata y'impamba ahabwe muhorakeye, amata y'impamba ahabwe muhorakeye. Nako ngako navuga ko indi uzajya kwishaka wirebe. okay uyu munsi iyo murebye umuziki n'urugendo rwanyu muri mu gukora gakondo mubona bibageje hehe uyu munsi? Bitugejeje kure, yego ntago gakondo iragira cyane, iratera imbere cyane, ntago iragera ahantu henshi cyane hakomeye nkuko twifuza ko yahagera, ariko yatugejeje ahantu hakomeye pe, tugejeje ahantu hakomeye. Urumva yatwishyuriye amashuri, yadufashije mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Abakobwa murabizi dukenera ibintu byinshi, yagiye dufasha mu bintu bitandukanye. Niyo mpamvu dushaka kwikomeza tukayigeza n'ahantu hatandukanye, tukageza idarapo ry'u Rwanda mu bihugu bitandukanye byinshi cyane. Gato kuki mwisanze muri gakondo gusa n'izindi ntabwo mujya mugerageza zitari gakondo? Ni gakondo by'iwacu, Nyarwanda gusa. Gakondo yacu kabisa, Nyarwanda gusa. Reka turebe indi ndirimbo mu kanya gato, mu kindi kika tugiye kujyamo indirimbo ya Cecile wenda muri buduhita irimo imwe, hanyuma turebe na ba Kamariza, turebe n'abandi, hanyuma mu kanya mbere ko twinjira mu cyo bita inkurumamo. Nguyu w'Imana yahaye ubutware, nguyu w'Imana yahaye ubumanzi, ijya kumurama yari yarangaye muramota, ijya kumurema yamutatse imutanaga, ijya kumurema yamutana zinoza, yarazikabije inzozi nziza, umubyeyi nyina wamuhitse, yarazikabije inzozi nziza, umuraza bahorana iteka, yabarazikabye ijoro n'umunsi, abo bana Imana yabahaye, ijya kumurema yari yarahaye muramota, ijya kumurema yamutatse imutanaga, ijya kumurema yamutana zinoza, nzajya mfukama nshimira Imana yamuduhaye twese uko tungana, yamutatse ititangiriye itama, ituramure bakadutera ishema, iyo turamwumva tugashisha twumva, nzajya mfukama nshimira Imana, ijya kumurema yari yarahaye muramota, ijya kumurema yamutatse imutanaga, ijya kumurema yamutana zinoza, uw'Imana yahaye ubumanzi, uw'Imana yahaye ubumanzi, uw'Imana yahaye ubumanzi, uw'Imana yahaye ubumanzi, uw'Imana yahaye ubumanzi. Ngo Imana yahaye ubumanzi ndakwamye.
kabisa gatoya ni cyo kintu iyo nicyo kintu ujya wibuka utajya wibagirwa mu buzima bwawe kugeza uyu munsi nk'ureba yarakubayeho ikintu njye nibuka ntajya nibagirwa ukaba iki kintu agisangiza umuntu mu buzima koko mana yanjye twagiye sinakubwira ko ari koko ntajya nibagirwa ukavuga uti rwose iki kintu nagisangiza umuntu kandi kikamufasha tumva ntacyo pe tumva nibuze icyo mvuga urakibuze pe icyo bita inkoromamo Ange karame ujya wibuka ikintu cyaba cyarakubayeho kibabaje ukavuga uti iki kintu ntabwo ntapfa kukibagirwa cyaba cyarambayeho kibabaje ku buryo navuga ngo ikintu ntago kikaba cyarashize ukaba atari ku kintu nyibuka nkavuga ni kabisa nta kintu cyambabaje kibaho cyatuma nyitekerezaho cyane buriya abantu baririmba bitandukanye n'abandi nta kintu umuntu kijya kibabaza umuntu ku buryo yumva yagomeza kubabara turirimba cyane ukabyibagirwa bitaraba byarangiye reka ture kuri Kamariza indirimbo ze mukunda kuziririmba ni muntu ki kuri mwe wimuze nubwo yatabarutse ariko Kamariza cyambere byarababaje kuba ntamuzi Kamariza yari umuhanga ni umuhanga cyane yari umuhanga cyane bikabije ku buryo indirimbo ze nzumvishe numva kuki atariho kuko ngo basi nanamubona ni umuhanga cyane ukabije indirimbo ze ntako zisa zirimo inyigisho nyinshi cyane zirimo ubutumwa bwinshi cyane kuba indirimbo yaririmbye kiriya gihe zikaba zigikoreshwa zikaba zikiryoheye abantu amatwi ni ukuvuga ko yari umuhanga ukabije avuze byinshi kuri twebwe umuhanga muri make ariko ndimo arakureba muramureba buri ni ukuri iyo turi kumwe muramureba mbere amushya buri gihe ngabo tuheze kamwe kawe kiwe twumva ko bimeze pameta umutima wakaye maragahinda mbe maharagahinda se wiriweho mbe muhutoni wahanje se wiriwute icyo ngaho mbwira icyo ngaho mbwira sheri mbe wiriwute iruhunguge ryahanyishe mbankuroga nsigara nifuza icyakungezaho niriwe njyenyine shumu iyo nakubuze ibyishimo byanjye mbikesha wowe amahoro mfite bayabaze wowe imbabazi zawe imbabazi zawe sheri zo zizantemura iyo ntiriwe shenge tutiriranywe uwo ndabutswe wese nikanga wowe niriwe njyenyine shumu iyo nakubuze
ibyishimo byanjye mbikesha wowe, amahoro mfite wayabuze wowe, imbabazi zawe shu, imbabazi zawe sheri zo zizantemura, Wow, wow. Iyo umuntu ajyaga aririmba indirimbo wumva zibabaje zikora ku mitima, iyo mwagerageza gusobanuza wenda kuri bakuru, mwebwe ntabwo zijya zibafekita, mwumve ko mugerageza kwisanisha n'ibyo bintu abaririmba wenda. Twagize amahirwe yo guhura na mukuru wa Kamariza witwa Mariya, yaje kudushaka nyine yumvise turirimba izo ndirimbo, twahuriye mu bukwe, twahuriye mu bukwe uwo munsi ntabwo rwo twabonanye, twahuriye mu bukwe aza kudushakisha paka tubonye, avuga ati naje kubashaka, mwaririmbye mu bukwe murandeza no kugira ngo mpure namwe biranga ko mwanyumvisha Kamariza, n'ubu tujya kumusura niwe rero twicaye turamusobanuza izi ndirimbo kuki yaririmbaga gutya na gutya, kuki yagira gutya na gutya, nyine ngo yagiraga urukundo rwinshi cyane. Urabona ko indirimbo nyinshi yaririmbaga, indirimbo nyinshi yaririmbye n'iz'urukundo akenshi, yagiraga urukundo cyane, yagiraga urugwiro cyane, akunda nyine kuririmba ku bintu by'urukundo, akunda n'igihugu cyane. Hari indirimbo afite yaririmbye humura Rwanda nziza, urabona ko yari n'umusirikare w'igihugu. Yego, agenda dusobanurira nyine, turacyanamusobanuza nyine kuko dukunda guhura nawe cyane tujya kumureba. Yes, tugeze muri basaza yacu uyu munsi, muri basaza yacu uyu munsi. Nawe wumva ikibazo rimwe bagisubiza mu masegonda 10 gusa. Ndahera kuri gatoya. Twagiye. Ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi hari isake yateye igi, iryo gi igomba kuba iry'ikihe gihugu? Ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi isake yateye igi, iryo gi rigomba kuba iry'ikihe gihugu? Iryo Rwanda. Iryo Rwanda. Twagiye. Twagiye. Witari gusubiza. Baziri kubaza ni atari, okay. Gabaza twumve. Twagiye. Ufite amasaha 24. Baguye amasaha 24. Usubiremo. Ngo amahirwe. Baguramutse baguye amasaha 24 yo kuba Perezida wa Repubulika. Ukahita uvaho. Umunsi wakoramo iki? Nakoramo iki? Yego. Nateza gakondo imbere cyane. Umunsi umwe. Umunsi umwe. Ufite amasaha 24 gusa yo kuba Perezida. Bakakubwira ati umunsi wawe urarangira utuvaho. Wakoramo iki? Nakoresha igitaramo cya gakondo mu gihugu hose. Nabuza abahanzi bose bagakondo bose babaho mu gihugu. Tugakora igitaramo kitarabaho cyane. Nuko nta sake itera igi. Cyo gisubizo cyawe. Yo, shanga. Yes, yari basaza yacu y'uyu munsi. Reka dukomeze tugende. Reka turebe hari ikintu waba warigeze gukora kigusetsa uyu munsi ukibutse. Iyo ukoze nk'agakoryo runaka ati aka kantu sinyapfa kukibagirwa. Namenya arakaye ko mara mu dukoryo. Ikintu nakoze nkavuga ni ntago kikagusetsa naho ati iki kintu ni atari kabisa. Bora binsatsa ni byinshi ntago nataranya. Tubyeremo kimwe gusa. Ikintu gihora kinsatsa rero nkumva sinanakibagirwa. Hari indirimbo serekerwa ivuga ngo harimo ngo niburi impyisi nya, urumva ko nyine muri iyo ndirimbo nta pusi irimo, nuko nyine aragira ngo niburi impyisi nya. Nuko rero twe twagiye gutaramira ahantu ndi kumwe na Sereka Irebwa, turi abantu benshi byatari numva mu gitaramo, turi abantu benshi pe.
noneho Cecile nyine iyo ndirimbo baririmba barizihirwa bagera ku mpyisi ntambwira Cecile karibwa ntiburetse gatora igitero wibagiwe cyane niba uri pusi ati pusi ntayirimo ati mana nyagasani nyine abantu mu gitaramo nyine umva igitaramo abantu bose barakireka baraseka baratembagara ukantu iyo nkibutse ukuntu nyine Cecile yahise amata ati ariko mana nta pusi irimo nta nyine abantu ukuntu bose nyine bavuza induru bakiyamira iyo nkibutse nyine karansetsa niyo duhuye nawe nyine iyo ndirimbo yagiye kuyiririmba nawe atatekereza ati nturirimbe ati ceceka indirimbo ye ntuyiririmbe kubera ko nyine kasekeje abantu bose niyo duhuye abantu nyine bahita bamenyera kuri ako kantu iyo duhuye batavuga ngo ni uri pusi nyine karansekeje cyane gahora kangarukana gato mwibona he mu myaka 5 wenda iri imbere hano hakomeye cyane bitarabaho bitarabaho twifuza ko gakondo yabigeze ahantu hose nyine yarahageze ariko ntabwo gakondo iragera ahantu numva nakifuza ko gakondo yagera ntabwo abantu baririmba gakondo baraba benshi cyane numva ko gakondo mba numva ko yamenyekana hose ku isi hose tubigezemo uruhare njye na Pamela nyine numva ko mu myaka 5 gakondo yaba abantu igeze ahantu hakomeye cyane iri strong kabisa okay mufite izindi ndirimbo muri gutegurira wenda harimo na covid n'iki ariko mbere y'izira ebyiri zigomba gusohoka rine mufite na album mutegura kuzategura n'iki tegura cyane vuba okay tegura ibi byanoza nibiva mu bya covid n'iki ibintu bikajya mu buryo turateganya rwose kuyikora kuko ubu ntabwo twicaye rwose turi gukora cyane bikazije iyo murebye ukuntu muririmba musanga mu muryango harimo abantu bagize kuririmba bo nitwubona nimwe gusa mwavumbutse mu ubona ubu rwose igitangaza kiba kirabaye tubaye aba mbere mu muryango rwose duca agahigo mu bahanzi baririmba gakondo ndabizi ko harimo benshi mukunda kandi bafite aho ku rwego bari ariko si ukuvuga ngo no kubagereranya hari umubyeyi umwe bita Mama Florida cyane hari indirimbo ze umusore yifata urabona ko kabisa ahantu cyane mbega tujyana ku musozi ariko tu ntabwo bari bucike reka dushiremo iyo ngiye indi ya nyuma ndayibabwira hanyuma twiyambukire yego mbe bakobwa muze duhoze umwana tubanze guhoza uwacu umutegarawa nyina wera yababajwe n'iki ihe ngabo yangarambe yaba yavuzwe nande nimubaze mabuka iyo rutaganira ihe niwe wamutahanze atabitubwiye iyo rutaganira ubivuze wiki ihe ngayimama kwiki iyo nkuru yabayizi gutana kwacu biduteye agahinda ihe nubwo amata nk'ayayitwa amahire niyo byarabaye nyabusa n'abatabazi ihe ugahabwa impundu kandi ugaturwa imbyeyi uramenye ubwana inyabusa ubusiga iwanyu iyo nyamara jahanyu ubwenge ubugira impamba
wangu nyatari kabisa mama Floride kabisa. Ndibaza ko iyi video izamugeraho kabisa azayibone. Yes, ni byiza ibona abantu bakora ibintu by'abandi bituma bakomeza kwerekana ko ari ikintu bakoze cyiza. Muri abakobwa ni muri beza cyane, murabari beza cyane, ariko ubugira umukunzi wangu. Yewe ufite umugabo n'abana. Ufite umugabo n'abana bangahe? 2. Ugomba kwambuka koko. Gaku. Ngira umugabo umwe. Ashakanye n'umugabo umwe. Umwe wenyine. Okay. Urakoze cyane. Tugana no ku musozo, hari indirimbo wenda imwe hanyuma umuze tunasoza wenda, hari indirimbo bita ngo twaza mwakwirwaho cyane. Iyo rwose ntabwo niyo mwaririmba amasegonda ariko twambuka gusa. Twaza bakwirwahe ko twaza twambaye none twaza. Gahunda ariyo ngiyo. Gahunda ni rwose. Avuga ngo niko baraga segonda yashize. Mbere mushobora gukora hip hop muri gakondo. Hip hop. Ubona ngo nta muntu aturapira muri umwe. Hip hop muri gakondo. Hip hop muri gakondo aryo hari abantu mugende muri gakondo. Iyo ni style nshyashya ntago ntiravuka iyo ngiye. Ntago iravuka. Right. So reka tubashimire. Hanje ashaka guseka. Ariko ari ikintu ashaka kutubwira nje ni kitubwire ntacyo. Kitubwire nta kibazo. Icyo ushaka kukubwira. Ari ushaka kutubwira ntacyo kitubwire. Icyo ushaka kukubwira nyine, icyo ushaka kukubwira wowe. Wambaye neza kabisa. Sawa. Murakoze cyane nanjye. Rero nagukumbuye. Wamubonye nyine urumva. Nabyo byari birimo. Kuri Pedranche nyinshi. Nayo ngiye kuguhobera nibutse ko turi muri gahunda ya social distance gushyiramo metero. Right. Gushyiramo metero mba nguhobeye. Murakoze turabashimiye cyane. Murakoze cyane. Turabashimiye. Mudusurize mu Rwanda. Right, yari The Replay, ni Irebe TV, ni Orphe Bayo, ntiwibagiwe gukora subscribe. Dukunda iyo mutureba nakagaruka. See you.